gatatu naho ukora nabi bashobora kansoringira Rayon Sport hari amakuru menshi cyane duhereye kuri iyo deal rigana wadugira ejo nari kumwe na president wa Rayon Sport hano yari gushutingira n'abawasiri Rayon Plus ariko sindi bujye muri details zose z'ibintu bitarashyirwaho umukono ndabaha hint ku bintu binini birimo yego icyambere Beka bemeranyije na Rayon Sport ko konte za Rayon zizajya muri Beka yego kugira ngo transaction zose Rayon Sport ikora z'amafaranga zibe zigaragara icyo Beka yemeye kuzafasha Rayon nubwo amafaranga nzaya disclosinga kuwa mbere wenda byarangiye bemeranyije ko Rayon Sport niyo izaba idafite amafaranga kuri konti imishahara y'abakozi kandi ushobora ngo payroll ushobora kuzagera muri miliyoni 70 yego azajya ahita ashyirwa kuri konti na Beka noneho Beka itegereze niba Jairut igiye kwishyura tranche yayo yego wenda Beka ifata amafaranga ya Jairut yishyure niba Skol igiye kwishyura amafaranga yayo nayo ndaje ngereyo nyigereho nayo wenda ifata amafaranga yishyure yego na Beka n'amafaranga izajya bigomba guharira za Rayon Sport wenda ikaba yahaye amafaranga ariko wenda atangana nayo Rayon Sport ihemba Beka ivuga ati nacyo ni nko kuba tubatije amafaranga ariko byiburi cyo guhemba kirangira so barashaka gustabiliza ikintu cyitwa imishahara nicyo Beka izabafasha amafaranga yose ya Rayon Sport agaca muri Beka Rayon Sport imishinga yose ifite ikayikorana n'andi makampani ariko kwishyurwa bikorerwa muri Beka no Beka ikabizi ko konte za Rayon Sport niba zifite access izajya ibizi ko niba tiza amafaranga igahemba amafaranga n'undi naza Beka izishyura ariko nivuga ko Beka itazabaha amafaranga niyo zabura umufatanya w'ibikorwa mukuru wa Rayon Sport kandi bambwiye ko deal Skol yabahaga Beka ngo izayirenza ndetse cyane kuko kandi yarigeze muri 280 kuri Jezi hari abagari Skol hazaba hari Beka umufatanya w'ibikorwa mukuru ni Beka bamaze kurangizanya bakoraga imibare akavuga ko Rayon Sport izajya yinjira muri miliyari y'amanyarwanda amafaranga ashobora kunyura kuri konti yabo ariko gihe Beka ikizere ko bafata amafaranga Skol aya Beka aya Airtel imishinga bazakorana ngiye gusobanura n'ayava kuri bibuga n'ibiki bakavuga ati kipe ukomereze rero muri Skol baracyafitanye ibiganiro Skol irakorana na Rayon ariko Skol irajya munsi ya nimero nukuvuga ngo imbere hariya kuri Jezi hazandikwa Beka ariko mu mugongo hejuru hari izina ry'umukinnyi hagakurikiraho nimero munsi ya nimero niyo Skol izaba yanditse Skol rero izagabanya amafaranga ahagareyo kuko nayo nyine visibility yayo yagabanutse ariko izagira amafaranga izajya ihareyo atangana nayo yabahagarika izagira Rayon bazayagabanya sinzi wenda aho bazayageza ariko tuzabivuga urumva ko Rayon Sport izaguma mu nzofi yego icyo rero bakomeza gushaka cyari kinabaguye bazakomeza kwa ikibuga cyo mu nzofi nge niboneye email umuyobozi wa Skol yandikiye president wa Rayon Sport ibiganiro babirimo Skol irabishaka Rayon irabishaka Skol na Rayon bazagumana ariko umufatanya bikorwa mukuru ntago azaba kiri Skol yego Rayon Sport ikindi yaganiriye wenda ni kijyanye n'amatora ntabwo yigeze president ngo ni ryari aho yavuze ngo ni vuba ariko biriya by'amatora iyerarshi ya Rayon Sport nyemera uzanyibutse kwa mbere tuzayiganira bazakora ikintu cya board of directors Murenzi azaba CEO niko biteganyijwe niyo mpamvu Murenzi ntago azava muri Rayon ukuntu bazabikora bazakora board abantu bajye muri board ariko Murenzi azaba CEO azaba CEO niyo byabaganira na RGB nzayikuzanira intuza yayo y'imiyoborere tuzayiganiraho kuwa mbere none tunavugana icyo buri wese azabashinzwe buri department bizaba birimo nuko bari kwitekereza tuzabivuga ari umukinnyi wateje ibibazo Nizimana Mubaraka abantu babimenye kuko reka Mubaraka umusoreza wo mu munota umwe mbabwire ko Airtel kuntu izakorana na Rayon Airtel ikintu izakorana na Rayon Airtel izahariyo bis nicyo kintu kinini zaba niyo asset nini zaba hanyuma hari n'imishinga ku kanyenyeri 702 urwego hari abagurira ibintu bya Airtel Rayon Sport izajya ikoranaho na Airtel bakavuga ngo nugura umuriro unyuze kuri aka kanyenyeri
uraba uteye inkunga Rayon Sport ifataho pourcentage wenda y'10%. Nugura amazi ni wishyura iki niko bazakorana ni ku mishinga, ariko Rayon Sport yategura nk'ibi bya Rayon Sport Day Airtel ikajya nk'amafaranga ibaha yo kubafasha. Rayon Sport wenda yategura nk'ibintu byo gufasha wenda abana muri academy muri Airtel Young Stars wenda ikagira amafaranga ibaha mu tuntu nk'utwo. Nibyo ngibyo. Hanyuma Rayon Sport ku kintu cyitwa abakinnyi bimeze bite? Mubaraka bari bavuze ko APR ishaka kumusinyisha, ariko twamaze kumenya ko Rayon Sport ifite release leta ya Mubaraka yavuye mu ntare. Release leta barayifite kuko na president Mugarutse avuga ko ari umukinnyi wabo bidasubirwaho. Ubwo ku bakunzi ba Rayon Sport barafite impungenge ko Mubaraka bashaka kutamubona. Mubaraka arahari. Hanyuma ku munsi w'ejo biteganyije ko Rayon Sport izamurika cyangwa izatangaza umuwinga mushya yaguze imuvanye muri West Africa. None munyacade bavuga Rayon Sport ifite umukinnyi w'umunyamahanga ukomoka muri West Africa, bamaze kumugura yararangiye, arahari umunyamahanga no kumutangaza ibyo ngibyo. Hari n'abandi babiri bazaza yahoze abwira perezida ati waretse ngaho ureba niba hari icyo yabafashije. Baricara rwose nka bodi baraterana baravuga bati se umuntu atwaye ibikombe 3 reka tumuhe amasezerano y'umwaka umwe, noneho nko mu kwa mbere turebe niba dushaka kuyamwongera bijyanye nuko azabatangiye sezo. Ariko nyine Taleb bidasubirwaho azaba ari umutoza wa APR sezitaha. Ugabana bari bazi ko n'umuntu asanga mu masezerano bumvaga yarasinye imyaka 2 ariko yarasinye umwaka umwe warangiye. Ukuntu APR ngo yakoranye na Taleb barabinsobanura umwaka umwe ushaka kongera. APR ubundi yumvikanye na Taleb ko bazakora projet y'imyaka 3. Ariko iyo myaka 3 bumvikana ko buri mwaka bazajya basubira inyuma bakareba koko yatanze umusaruro, evaluation. No kuvuga ngo niba tubyite gutya, ngo ni imyaka 3 itari itegeko, abantu abanza babyumve neza. Ni contrat y'imyaka 3 ariko obligation ni saison, ni umwaka umwe. Noneho waba wawukoze neza, impande zombi zikishaka gukorana zicyemeranye, tukaba twakongera undi mwaka, nawo wawukora neza twaba tucyemeranya gukorana tukongera tukemeza undi mwaka. Ibyo no ku makontra y'abakinnyi bijya bibahongera ngo murabizi. Hari ukuntu ikipe isinyisha umukinnyi imyaka 6 ariko amasezerano ari y'imyaka 5, undi mwaka ni ushobora kongerwa, niko babyita. Na Michael Carrick niwe yasinye muri Mani ushobora kongerwa, ibiri dushobora kongera. Iryo jambo ryo ushobora kongerwa ni mu gihe twabanje kwemeranya ko ibyo wakoze byagenze neza. So rero basuzumye uko yitwaye baravuga bati uyu mugabo reka twongere tumuhe undi mwaka, ngo nawe ukora neza bazamuha